Turagushimiye nk'urubyiruko ruteraniye aha ngaha n'ababyeyi, tugushimiye uyu mwanya mwiza watugeneye, ibihe byiza byo gutarama tukaba tunezereye imitima yacu izina ryawe icyubahiro. Tweretse gahunda zose tugiye kumara aha ngaha, umwanya wose tuba dufite, uri buvuge, uri butuganirize, uri butwigishe, ibyo turi buganire byose biguhesha icyubahiro. Urakoze rero kugize neza, urakoze kutwemereye uyu mwanya, urakoze kutwemereye ibi bihe, nk'umugisha buri wese wakoze kugera aha ngaha ndetse n'abari mu nzira bose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Umuco kandi ushingiye ndetse no ku ndangagaciro za Gikristo. Tubahaye ikaze rero mwese hano, mwicare mugubwe neza, buri wese yisange iwe. Iyo ugeze mu murishyo hari byinshi ubona, hari ibiranga umuco, hari n'ibindi mutaza muri buze gusobanurirwa, ariko inzu ikomeye nugera ahantu wagiye gusura abantu cyangwa wageze mu murishyo n'ahandi hose, hari ahantu umuntu wese atajya asaba ko bajyanayo yijyanayo. Ushaka kugera kuri toilette ni hano inyuma, ataza kuyuma kuko ni ahantu hakenerwa na buri wese. So munyemerere rero aka kanya twakire umuyobozi wacu, umuyobozi w'umurishyo, aduha ikaze, atubwire, atwakire n'abashyitsi bahageze, anasobanura abashyitsi uru rubyiruko hano ni bande, ni bantu ki, atubwire. Ikaze, twakire ikigo umurishyo. Umurishyo ni ikigo cyerekana umuturage wa kera uko yabagaho. Rero turabakiriye uyu munsi, twatewe iteka tukagira abashyitsi batugenderera. Muri makeya, uru ni urubyiruko rugize itorero umurishyo. Harimo abasanzwe babikora bafite amatorero gakondo babyiniramo, harimo n'abashyashya baturutse mu makorari ku nsengero, aho basanzwe bari mu makorari ariko bafite impano yo kuririmba, bafite impano yo kubyina cyangwa yo gucuranga. Abandi barimo itorero ryacu rizaba rigizwe nanone n'intore n'ababyinnyi na bandi abazi gucuranga ibikoresho gakondo, ndetse tukanabihuza n'ibigezweho muri iki gihe, kugira ngo byose iyo hashize igihe nabyo bihinduka
ibya gakondo. Niyo mpamvu rero tuba tugira ngo tubihuze buri wese injyana yacu izajye imumerera neza. Rero kubw'abashyitsi twakiriye uyu munsi twa twifuje yuko mu rwego rwo kugira ngo tureme itorero ry'umurishyo rihamye, twagiye dusanga amatorero menshi aravuka rimwe na rimwe kongera agasenyuka ku mpamvu zitandukanye. Twebwe rero nk'itorero nk'ikigo Umurishyo tumaze imyaka 4 dukora ibikorwa bitandukanye hano, twasanze byaba byiza iyo uvuze umurishyo wumva ingoma hamukagera n'abazivuze. Tukavuga ngo rero dukwiriye kurema itorero cyane cyane dushingiye kuri gahunda ya leta yo kwihangira imirimo ishingiye ku muco wacu. Nanone dukorana n'urubyiruko kugira ngo na rwa rubyiruko ruve muri ya gahunda y'ubushomeri, ahubwo bibe umurimo ushobora kubabyarira akazi, bagahembwa, bakubaka, bakanashaka, kubera ko akenshi urubyiruko rutinda gushaka kubera ko cyangwa bakabitinya kubera ko ngo nta kashi, nta mani, niko bavuga. Ariko nicyo twifuje kugira ngo namwe nk'abashyitsi tubatumire muze tuganirize muduhe impanuro kugira ngo bidufashe. Buriya njya mbwira abajene, njye nabanye n'urubyiruko igihe kinini hafi imyaka 20 kubera dufite ikigo cy'urubyiruko. Njya mbabwira ngo nahembwa amafaranga menshi ku mahugurwa nagiyemo iminsi 5. Amahugurwa nagiyemo iminsi 5 batitaye kuri diplome nari mfite, nta niyo nari mfite icyo gihe, nari mfite segonderi. Hanyuma ayo mahugurwa yagiyemo mvuyemo nkakomeza mbaza umukonsirita waduhuguraga, babaza ni saha kuko nagiye ntangira twigaga ibyo bita business plan, noneho gahunda y'ibikorwa y'umushinga. Noneho ndavuga ni watangira gukora umushinga wo kwigisha kudoda cyangwa gukora atelier, noneho uko mbikora nkajya mubaza, agira ngo rero ndi intyozi, aza kumpamagara nawe ati hari amahugurwa y'abakonsirita. Ukamenya nari numvisha n'iryo jambo bakonsirita, kandi umukonsirita n'umuntu ufite doctorat, ufite maîtrise, aho ngaho ntabwo ndimo. Nambwire rero njyewe ntabwo buriya nari mfite segonderi. Araseka aravuga ati ntacyo wowe uzita umukonsirita wo mu cyaro, bako konsirita siko byakora koko. Noneho arambwira ngo hari amahugurwa nyine, aranyandika njyaho. Nakoraga Akarere ka Kamonyi niho twari dutuye. Hanyuma nyagiyemo koko nsanga barimo nabize maîtrise, afite licence, doctorat n'ibiki byose, ariko ndakurikira nyine nk'umuntu ufite icyo ashaka. Turangije rero baduhamagara ku rwego rw'igihugu guhitamo umuntu umwe uhagararira akarere. Nza kwibona mpagararira Akarere ka Kamonyi, baza kumpemba amafaranga yenda ntababwira, ariko namaze igihe mbona bashyizeho amafaranga y'amezi 4 tutaranakora akazi. Ariko hari amafaranga menshi baduhembaga buri kwezi. Ndavuga ngo rero buriya niwe wataye umwanya wawe ukajya mu kintu kigemo neza, wumva ibyo bakubwira. Ubu hano naza kubabwira, ubu ninza kubareba ndaza kureba ubu bifitemo ubunararibonye. Uriya yazanye ikaramu kuko azi ko hari icyo yumva, sibyo? Ejo wamubaza bati mwize iki, akakubwira ati ibi ni. Rero icyo nashaka gushishikariza urubyiruko nuko muri bya bintu byose mujya muri rimwe na rimwe, hari ibyo ubona ukagira ngo utaye igihe, ariko iyo ubyitondeje usanga bikugarukiye. Niba hari ikiganiro baguhaye, niba hari umuntu mwahuye mukaganira, byafasha. Rero nagira ngo babwire ngo uyu mwanya dufite n'abantu twatumiye kutuganiriza nimubone nk'umwanya utari uw'agaciro, sibyo? Ni umwanya wo kugira ngo turebe ko tugira intore, umucuranzi, umuririmbyi ufite indangagaciro n'igihugu cyifuza, ariko nanone ushaka kubikora kinyamwuga, ushaka kubikora nk'akazi gahembwa. Imyitwarire myiza ishingiye ku muco nabyo burya bifite ikintu bizana bizanda kirazira, ugasanga hari ukuntu biremetse neza ku buryo niba umuntu akubwiye ngo duhure wakumva isaha muri buhure itashoboka ukabyibona. So rero byari byo kubashishikariza ngo uyu mwanya
umuco tugiye kumarana turuho agaciro kugira ngo abashyitsi hari uwaturutse mu nteko y'umuco yenda araza kubibwira twagize n'amahirwe tugira na bishop n'abapasiteri bari hano ari buze nabo kutwibwira kugira ngo tuze kureba insanganyamatsiko dufite cyane cyane yo kuvuga ngo umuco n'ubukristo mu iterambere ry'urubyiruko, imyitwarire y'umuhanzi muri iki gihe nk'iki ngiki, kugira ngo turebe koko nk'urubyiruko natwe twashaka kugira icyo tugeraho kandi dufatanyije. Ikindi nuko u Rwanda uko rutera imbere nimubireba neza, icyo ufite cyose kirimo imyitwarire myiza kiragutunguka aho ukagera kure, kuko abahanga barahari, nushaka kujya gukompetingana nabo birakugora, ariko nugira imyitwarire myiza ukagira discipline nziza biraza gutuma batita ku mashuri, batita ngo uruwa hehe, batita kuri background, ahubwo bite kuri icyo ngicyo uri kwerekana, bitume kuko abizerwa bari kuba bakeya, kuko igihugu iyo gitera imbere usanga nyine haraza abanyamahanga, haraza abantu batandukanye. Rero niyo mpamvu dukwiriye kumenya ngo ni iki dushaka, ni gute twabyitwaramo, ni gute twakumva impanuro z'abakuru kugira ngo tuzigendereho tugere aho tugera. Murakoze cyane. Turimo reka turebe koko bihari, dufite bande badupepere. Okay, ubwo bande irimo abacuranzi, irimo abaririmbyi, tukagira n'ababyinnyi, tugira n'izindi mpano nyinshi tuzadevelopa zirimo gukina amafilime. Uburyo bwose turashaka ko buri muntu wese amenya umuco uko byagenda kose, akawumenya mu buryo bwose akunda, kuko ushobora kuwunyuza mu kuririmba, ushobora kuwunyuza mu ikinamico, ushobora kuwukora mu buryo bwose, ariko umuco ugakura ugakomeza ukidevelopa mu bantu kugira ngo tutazatakaza umuco wacu. Ejo ugasanga turi igihugu kitagifite umuco, tukabura n'ubukristo, mbese tukabura isi, tukabura n'ijuru. Yamuhati n'amarufi ndagucyaje kumana urenzi waramutse mwiriwe neza rugi n'abarimba bindekwe mwiriwe neza ruzi mico myiza mu gitaramo bamukundiye guhiga ubucuti bwa n'intwari bwacumbitse ku bugabo mwiriwe neza rugi n'abarimba bindekwe mwiriwe neza ruzi rwa mucyo irahirwa n'abagabo yataramiye ku nkiko z'ibicyuho inyambo zirashoka mwiriwe neza rugi n'abarimba bindekwe mwiriwe neza ruzi Imana ko nduzi kandi n'amakamurozi. Reka nongere nshimire Imana yabashyize kuntekereza bari gihe wabana namwe, kuko ndabizi muziranye na benshi. Rero nk'uko babwiye ntabwo bavuze giraga, reka nivuge. Mu muco bajyaga bavuga ngo ntabwo wivuga kuko uba ushaka gukura, ntabwo wivuga mu izina. Ndaryagura. Nitwa Roza Umuganwa,
ariko amazina yanjye nkoresha nitwa Roza Karasanya. Ariko hari abiri navuze abafite menshi ndimo, abafite menshi ndimo, mfite izina ry'amazina atatu y'ababyeyi banjye, mfite ibyo niyise kugira ngo nige, kuko uburayi nakuriyemo bagombaga kugira uko ubigenza ngo wige. Niyita izina ry'ababyeyi ndarereka, nakuriye mu burayi bw'Ubuganda. Twakuze tuvuga ngo ahatari iwanyu hose habaga i Burayi, ni nk'uko indege hose yajyaga i Burayi, n'aho waba uvuyeho mutuye mukaba mugiye i Burayi. Rero nakuriye mu Bugande, mfite amazina atatu y'ababyeyi, ikibyiniriro, abiri y'ababyeyi, ariko hari irya kane ryo niyise ngo nige, mbone kwiga primary ndangize segonderi njye mu university. Irya gatanu iry'umutware wanjye, umugabo wanjye maze kurongorwa, gushaka kurongorwa, kubera ko twakuriye witwaga izina ry'umugabo. Niyo mpamvu nitwa rero Roza Karasanyi, no mu ndangamuntu ndi Roza Karasanyi. Umuganwa rero rizwi nabo, ndetse nkitangira nariyandikishije mu babonye passport ya mbere 1996 ndimo mu Rwanda. Ariko tugiye gufata indangamuntu, umuntu wandikaga arabaranza turabizi kakazina takareka kaneka umuganwa mba gacometse gatandukana n'iriri mu ndangamuntu. Hagati y'ibya bindi ugenda mu bagenze n'amahanga menshi nanjye ndimo, uko akunda ugenda wajya gusaka indi passport bati ntibihuye, nza kubihuza nitwa Roza Karasanyi. Umuganwa ntukiribona ariko niko nitwa. Se nimumenye tugomba kugenda na munsi. Yego. Rero shimira Imana mwakoze cyane. Mwatangiranye n'indirimbo none ahivuga ngo abafite ikimenyetso cy'amaraso byagenze bite? Tuzacogora nanjye ndimo ndabareba. Naje kumenya Kristo, gukizwa atari iby'idini, gukizwa afite imyaka 15. Ikindi mbona mugaruza mu muco, yanibuka musini yawe hano kugera mu ya gatatu wagombaga guhitamo ibintu byo kudoda, guteka cyangwa gucuranga. Njyewe naracuranze. Umunsi ndaza niteguye nzaba narepese neza, niyibutse nze ncuranga gitari zayizi pe. Rero ibintu by'umuziki bimbamo pe rwose, ntazagutungura ndabategura. Rero ntatinze, mwagize neza guhitamo. Ngera mu kandi mu bihugu muri Afurika nitwe mu Rwanda twenyine niko mbizi cyangwa niko mbishaka, nitwe twibanda kuri detaye z'ubuzima bw'umuturage cyane, ariko n'umuturage ku buryo n'umuco utawutakaza. Noneho byangiyemo n'amaze imyaka myinshi n'aba mu Rwanda, nk'imyaka ijya muri 10 ndi muri Amerika, kubera ko byangiyemo naho nakuriye n'umwana gukurira i Bugande, ariko ababyeyi bagakura bavuga ngo uramenye mutavuga iki kirimo mu rugo. Iyo mvuze nka murabyumva, mutavuga ikigande cyangwa ikinyankore twakuriye mu banyankore, tugakura umuco. Ni nayo mpamvu ujya kubona ukabona nyakubahwa perezida wacu akurikiranya abanyarwanda bose aho bari, kubera gushaka ngo tudaca umuco. Ni natwe igihugu cyonyine hano nabaye muri Amerika twarahururaga tugiye guhura na perezida, yaje kureba abanyarwanda, why? Ariko kumva biteye ishema, yaje kutureba nyine. Mw'abantu mwe, Imana ishimwe kuko yaratugize abanyarwanda. Amen. Utangiye kwivugaho wumva washimye Imana kuri umunyarwanda wabiraramo, biranejeje. Ariko nanone muri iki gihe, kuko hari igihe wabyihishaga, twarabikwepa igihe kinini. Iryo zina niyise byari ugukwepa ko ndi umunyarwanda. Ndavuga kuko duhagaze kugira ngo tumenye umuco wacu. Twakwepa neza, ariko umwuka mwiza. Ariko ubwo iyo bageze muri perezidansi, ubu ureba uko bakira perezida, uratangira ukabyimenyereza, ukanabyifuza kuba perezida. Umusore aramucurangira ijambo ry'Imana, yavuga ngo yaracurangaga imyuka mibi ikamuvaho igahunga. Uzi ukuntu ntekereje ndi hano, aya manyago y'amafaranga nzayashaka
umuntu ageze yicare gutya mu byine ariko uzi kubyina mukuze ukuntu wumva uguwe neza iyi nyago numvise bavuga ngo stress bayita ngo ni imijagararo uzi imijagararo y'ubuzima hasi no hejuru dore abakristo twarabicuritse mu mwanya wo gushaka imana ngo ibi byose bidukurikire duhora tubikurikira jya muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 32 ngo ibi byose abapagani bashaka so mu ijoro ziko tubitwiki ariko mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibi byose biza haleluya twarabicuritse ariko Dawidi acuranze neza yinjiye muri perezidansi arahinjiye yandingidiriye kakantu kari hehe bakita icyo ariko kubita nyine uko nyine uko uratugezayo uko ntabwo ari ibi twakoreye by'amani na US na Itare nibi ubuzu ubu kuva ngo abanyarwanda just a stick igiti gicuma bakita iki karabara ni ukuri kose igiti n'igicuma kikava wowe umuco wa mbere iby'ibanze ni ukuba wowe ni njyewe ndi umuganwa ndi umunyarwandakazi indangagaciro najya nkabwira abana hariya muri Amerika bakwinjira mu nzu hibuka ibyo papa yatubwira twakwinjira mu nzu abana bose bigiraga hariya ho na hiti muri Amerika hi mom baravuga ngo wiriwe hi mom no subiramo baravuga ngo wiriwe mama urabizi ya myaka it's my right kuvuga ibyo nkora byose mwebwe turabashaka ngo mujye kwiga hariya ariko mugeze mugezeyo muratugora it's my right ni uburenganzira bwanjye ngo makuru icyo ushaka icara ahangaha baravuga ngo wiriwe mama wiriwe ute bakubwira ngo wiriwe neza ugashyiramo igikabwe neza 2 3 ntazongere yakwinjira mu nzu hariya mama wiriwe neza na n'ubu uwagiye afite imyaka 11 bafite 22 arabizi byose kumenya ko tugomba kwicara tugasangira umuco w'ubukristo mu iterambere ryacu nk'abasore tubiboneye kuri uriya bariya abana b'abahanuzi bubashye umukuru muri bo kandi babona ubushobozi yari afite impano yo kwiteza imbere ubucuranzi bwagejeje Dawidi mu nzu y'umwami Mariya umuco wo kumenya ko yari umuyudakazi akifata neza ntiyiyanduze ijuru ryose ryabonye ko ariho gucungurwa kw'isi kuzanyura abuhiriwe cyangwa nawe ukaza kurota ijoro rikubwira ngo urahiriwe Janine we uruhiriwe Paul uruhiriwe ni ukuri uruhiriwe kubera ko wiriwe utekereza neza uyu munsi wiriwe utekereza neza uyu munsi watekereje neza kuko ibi ni byinshi ndimo ndasoza mbasaba mbinginga muri iki gihe kiragoye utu tuntu turimo turadukorera amarorerwa ni twiza ariko tudukoreshe neza ndagira ngo kubitamo agafoto mfite imyaka 23 ndimo soza university ariko ako gafoto kishyire njyewe ureba ariko ubwo muragari ako gafoto soza university iki kintu kidahari ariko ako gafoto mwagafashe kiyo rero ntiduhura ntuzagire kuva na kera kose nambaraga amapantaro ntabizira ariko barabinyubahira ariko kubitamo ako gafoto ugashyiremo kose ukabone nta telefoni nk'iyi nta na yayindi bagiraga gutya ari mu ishuri rero izo modoka zaparikaga hariya zari imodoka s'il vous plaît ariko ko nari daje ariko
cyane mu bagande mpita mbona akazi keza muri NGO World Vision International vamo kujya mu Action Aid International ngo bari amadolari meza ndimo nyamara reka rero reka duhagararire umuco wo kubahisha ubukristo bwacu ubu ndasoza rero Imana ibaha ndabifuriza ko twabyina byina neza umwuka mwiza usaba Imana igufashe uko gucuranga kwawe cyangwa iyi ngoma yawe izakwinjiza mu nzu y'Imana. Rero tugize Imana hari aho dutekereza perezida ntabwo yakwinjiza n'ahantu hakwiriye basanga byose ukuntu buriya wabyinnye siko nubyinnye neza ngiye koga ntukagira Imana mumpe nk'abare y'abana umuntu kukunezeza rwose ukumva umuziki wo mwangirije neza ukabona ntacyo utatanga niko Dawudi yacuranze neza ariko tukaba mu isi yanduye wa mwami yarangije agira ishyari ry'ubumana bwari bumuriho ariko abasimbajya gasoza isaba Imana ngo ibafashe niba nk'umukristo mu myaka 15 na n'isange byobewe no kuba umukristo ni ukuri birashoboka muze gukurikirana neza indangagaciro z'umunyarwandakazi n'umunyarwanda ndabizi ushinzwe umuco ari butubwire ariko n'abatari barabibwiwe twaragerageje nibwo mugira n'Imana turimo turababwira twaragerageje ababyeyi bacu bageze batwicaza ariko wabuze ko umukuru wese abatisha nyirasha havesiga hasoni uzi umuntu guhura n'umugabo akabatisha uriya muhungu ntasoni guhagarara n'uyu muhungu izi saha ukavuze ko umuntu mukuru yavuze ariko hagira umugabo adasanga uhagaze abatse right aya umubwira neza umwereka ko reka mubwire kumvira mutoze kumvira rero Imana ibaha reka nsoze senga Mana mu izina rya Yesu ushuje icyubahiro uyu mwanya ndagushimiye kuko uri Imana yivugira ngo wahagaze mu itangira umenye iherezo wari uzi uyu munsi ko tube turi aha ngaha wari uzi ko nzaba nganira n'aba basore n'inkumi wari uzi ko umurishyo uzaba uriho ukagambirira kugira ngo umusore n'inkumi yiteze imbere kandi akubaha ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo ngo uhe umugisha umurishyo n'abawuyoboye ibikorwa byose uhe umugisha abasore n'inkumi duhe umugisha Mana muri iki gihe kugira ngo dukurane indangagaciro zikubaha zikubahisha kandi natwe twiteze imbere tuzi neza ko tutabyishoboresha dushoboreshwa nawe uduha imbaraga Kristo ndagusabye ngo uhe ubwenge n'imbaraga iyi mitima yumvishije ijambo ryawe ritagusubiraho gusa ahubwo ribanze rikora icyo wagambiriye ko rikora mu mitima yawe urakoze Mana ndabigushimiye nkushimiye ko n'ibyo tutavuze uzi bidukwiriye witeguye kubiduhera ubuntu habwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo dusenze nizeye amen amen Imana imugisha batazoze twasahaguruka reka mubereke kuko nari namubwira maze tubane ntabwo ari umutware wanjye ni umushumba dukorana umurimo w'Imana ariko akaba ashinzwe ibikorwa dukora muri Canada aba ari aha gake ubundi imirimo yose dukora muri Canada niwe yishinzwe ndabasuhuza amen amen ndabashuhuje mu izina rya Kristo ndanezerewe cyane sindekana n'urubyiruko mu myaka ndarekana narwo ariko mu mibereho ya buri munsi aho nisaga haba hari urubyiruko rero nanjye nabanje muri ibi bintu ahitwa i Gahanga ariko sinagiye muri ibi byanyu by'umuco cyane nashivangaga umuco na football na basket rero Gahanga hariya uzamutse ahantu hitwa kuri Center Peace niho natangiriye ni ukubabwira ko nkunda urubyiruko rutera imbere nkunda guteza imbere urubyiruko kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu nizo mbaraga z'isi amen muri izo mbaraga rero umurimo
batwebwe turagenda tuvamo ariko musigayemo umurimo. Imana rero ikomeho umugisha, ibikorwa hano ni byiza cyane rwose, ibyo biranejeje cyane. Imana ibaha umugisha abagize ibi bitekerezo, kandi namwe mu birimo Imana ikomeze ibaha umugisha, bateze imbere, kuko there is a future tomorrow. Amen? Amen. There is life tomorrow, and in this life you have, move it forward. Amen? Amen. You have the purpose, you have the reason, and you have the how. Move it forward. It's your time. It's your time. Murakoze. Yese mukomeza ku kantu gatera mu nda. Naho bicaye naho bari inteko. Muzi hariya ku nteko ishinga amategeko. Naho hantu habaye inteko kuko baricara bagateka, sibyo? Ariko n'abahicaye ni inteko ubwabo, ariko y'umuco bahujwe n'umuco. Iyo niyo inteko y'umuco rero. Ni ikigo cya leta gifite inshingano zo kubungabunga no gusigasira umurage ndangamuco wacu Abanyarwanda. Umurage ndangamuco rero bandumye mu matashyi. Bandumye kuko nyine ndi intumwa, umuyobozi cyangwa uwo twita intebe y'inteko. Urumva ukuntu bamwise ntabwo bamwitse umuyobozi mukuru. Ibindi bigo biyoborwa na ba directeur general. Rero no mu zindi ndimi mu iteka rya perezida rishyiraho inteko y'umuco, mu zindi ndimi pe yitwa directeur general cyangwa, ariko bageze ku kinyarwanda bamwita izina ry'ikinyarwanda, bamwise intebe y'inteko. Ifitanye isano n'umuco ni ubwawo, kubera ko inteko y'abasizi umukuru muri bo bamwitaga intebe y'inteko. Gusa se nivuze n'ibyo bantumye rero kuko ndi intumwa ku butumire dushimira umurishyo. Nakongeraho na art gallery, nta kibazo, niryo zina ryayo. Yego, badutumye ngo tubatashye kandi ngo tubashimire ko mwabatekerejeho muri iki gitaramo cyo kugira ngo twungurane ibitekerezo, tuganire ku muco wacu, ariko twongere turebe naho cyo tumariye, ariko naho kwe kutujyana. Munyemerere rero nanze iki gutya. Pasiteri yatangiye asenga, mwakoze cyane kudusengera no gusoza musenga. Munyemerere duhaguruke niba ntacyo bibatwaye. Ikintu mugiye kumfasha biroroshye cyane, muramfasha kuririmba igitero cya kabiri cy'indirimbo yubahiriza igihugu cyacu. Katugende kiravuga ngo horana Imana murage mwiza. Urumva uwo muntu ataravuze ibintu byose, horana Imana murage mwiza. Ngaho 1 2 3. Horana Imana murage mwiza, ibyo tugukesha ntibishyikirwa. Umuco dusangira turanga, ururimi rwacu rukaduhuza, ubwenge umutima amaboko yacu ntibigukungahaze bikwiye, n'ugutera imbere ubutitsa. Yakise ko ari umurage mwiza, sibyo? Ndifuza ko tugendana. Horana Imana Rwanda murage mwiza, kubera ko uyu mwaka 2026 cyangwa se cya gihe wavukaga, wowe wavutse byari wa mwaka 2003 igihe yavukiye, urumva
horana imana murage mwiza. Yaje asanga u Rwanda, ariko aravuga ati, ari kubwira abanyarwanda ati icyampa iki gihugu kikazahorana imana kuko ni umurage mwiza. Kamvuge ku bintu bibiri maze kumvamo umurage, ariko ni na mwiza. Arakomeza aravuga ngo umuco dusangiye uraturanga. Iyo nteruro muyigarukeho cyane. Buriya ibyo mama pasiteri yatubwiye, umuco dusangiye ukwiye kubuturanga, sibyo? Njyewe iyo ndi kwivuga nyine mvuga ko ndi Nsengimana Juvenal, ubwo yo nkomeje wenda nshobora gukomeza mvuga ngo ndi umunyarwanda biterwa n'aho ndi, ariko biri mu bingiza uwo ndi we, sibyo? Kandi uba tubihuriyeho. Iyo nkomeje nivuga nshobora kuvuga nti ndi uwa naka na naka, sibyo? Ubwo ndi kwivuga iranga ikindanga, iranga muntu njyewe uwo ndi we, sibyo? Umuco dusangiye rero uraturanga, sibyo? Mu rwego rw'ubutegetsi tugira ibituranga mu irangamimerere. Umwana aravuka bakajya kumwandikisha mu irangamimerere, yakura bakamuha irangamuntu ku myaka ingahe? 16. Twabifotojera, ubu bagiye kuduha none irangamuntu y'ikoranabuhanga, sibyo? Noneho ariko wakura wisumbuye wagize cya gitekerezo bakakubakira urugo, sibyo? Ukagira irindi zina kitwa umugabo cyangwa umugore, sibyo? Nagize rero ngo duterure gutya tuganira kuri ya nsanganyamatsiko yacu tuvuga ngo umurage dusangiye, umuco dusangiye ukwiye kutubera identite, ukwiye kutubera iranga abo turibo, kuranga abo turibo. Buriya icyateraga mama pasiteri kurenza amaso icyo kintu bari kumwereka kigaragara nk'igikomeye gifite agaciro, ni uwo ari we, sibyo? Ni uwo ari we. Uri kumuha icyo ushaka kumuvunjira, ariko mu by'ukuri uwo ari we ntabwo bimwemerera gufata ibyo bintu uri kumuha, sibyo? Sinzi niba muri kubyumva. Identite rero y'umunyarwanda hari ibyo itwemerera, hari n'ibyo itatwemerera rwose. No kuvuga irangamuntu y'umunyarwanda, hari icyo itwemerera kuba cyo, hari n'icyo itatwemerera kuba cyo. Umurage noneho ntabwo ari umurage uwo ari we wose. Murabizi umusaza cyangwa se umukecuru ashobora gutanga agasigira abana be umurage, sibyo? Mu buzima busanzwe akaguha, akaba basigiye wenda imirima, akaba basigiye ishyo ry'inka, akaba basigiye wenda konte hariho amafaranga, gusa umurage akabasigira umurage, sibyo? Ibyo ni ibintu bifatika. Umurage umusaza cyangwa umukecuru ababyeyi bacu badusigiye nk'abana, ubwo ngubu tuba tugomba kuwusangira nk'abana, sibyo? Ariko uyu murage turi kuvuga ni umurage ndangamuco. Ayo magambo abiri arafatanya. Ni umurage ndangamuco, ntabwo ari umurage si gusa ko igihugu turagifite, horana imana murage mwiza igihugu, ariko iki gihugu abakurambere bacu baturaze hari ibikigize, sibyo? Ibikigize icya mbere ni uko ni ahantu kiri, sibyo? Ni ukuvuga ni ubutaka bugizwe na kilometero kare by'ibihumbi 26,100. Yego, aho ni ahantu, ni umurage rero, kubera ko aho bawukuye ni mu Rwagasabo. Iyo baruvuga murarwumva, bagiye barwagura rero, yego, tuza kungana uko barudusigiye. Uko turivuga uyu munsi 2026 buriya muzika atari ko rwanganaga, simubizi mu mateka yacu se, siko rwanganaga. Abakurambere bacu bari bararwaguye,
ega n'u Rwanda nyine ruranda sibyo ego tugeze naho ngaho twararujyanye kubera ikintu kimwe nza kuvuga sibyo tugeze naho twararujyanye n'uri muri Amerika murumva ko arufite mwabyumvishe mwiriwe mama buriya uwa California w'umunyamerika iyo aje nk'umushyitsi mu rugo kwa mama ari kumwe n'umushuti we baje mu rugo akabanza mwiriwe mama agira amatsiko yo kumenya icyo kintu kuko nyine ntabwo akizi. U Rwanda rero ruranda u Rwanda iyo turwumva mu ntekerezo muri filozofi yarwo ntabwo ari izi kilometero kari 26 n'amagana oya ntabwo ari uko babishaka rwose ntabwo ari uko biri ariko ni mu ntekerezo ariko no ku butaka si uko bakidusigiye kingana ariko icyo dufite turagishima nicyo ngicyo kandi kidufitiye umumaro. Cya kabiri intekerezo yavuze ngo umuco dusangiye uturangi ugizwe n'ikibuno uyu murage ndangamuco turi kuvuga ugizwe n'iki kuko ndibuza kugera ku cyo twawubyaza ariko twamenye icyo ari cyo ubwa mbere na mbere tumenye icyo ari umurage ndangamuco ni iki rero ndabyita kuki ko ntabwo ndi umunyamateka ntabwo nize njye nize amategeko pe nize amategeko ariko nisanze mba mu murage ndangamuco kuva 2007 naho nibera kuva 2007 nakoreye mu ngoro ndangamurage icyo kigo cyazihuzaga nicyo cyaje guhura n'ikigo bitaga ngo ni inteko y'ururimi n'umuco murayikibuka cyitwaga rarike baza kugihuza n'ikindi cyitwaga ngo cyari ikigo gishinzwe ishyinguranyandiko n'inkoranyabitabo by'igihugu cyitwaga rarisa. ubwo rero nteko y'umuco y'uyu munsi ni uko ni ibyo bigo bitatu bahuje icyo kintu nacyo nanyabikiza kukivuga. noneho rero umurage ndangamuco kagerageze gupfundapfundika ndi kuwumva nk'ibintu byinshi washyira hamwe kubera ko biranga byandanga munyarwanda biranga. Tugeze rero mu mwanya ntabwo turashaka gucungura iki gihe dufite, reka turebe abantu bafite ibibazo nka bikeya twakakira bikeya, hanyuma hari ibyo Bishop yatwigishije niba mwanditse ahantu hari ibyo barangirijeho muri kino kiganiro kiri tumaze gufata, twakire nk'ibibazo bingahe nka 5 byaba bihagije. Wumva afite ikibazo uwo yabaza arajya haguruka avuge izina ryiwe amentioninge umuntu agiye kubaza, hanyuma babidusubirize rimwe duhite twishyira umwanya wo kwakira umuyobozi adusoreze. Karibu sana. Iyo mutabaza ngenda baza. Inyigisho yumvikanye ku buryo nta kibazo. Ni nk'iyo nama yagira urubyiruko rw'ubu ngubu kugira ngo tube twashobora nk'uko yatubwiye ngo umuntu ashobora kuba yaza akamavu nk'imodoka nyine agahakana. Ni nk'iyo nama cyane ko ubu turi mu myaka nk'iyo yari arimo, nyine nashaka kumubaza uburyo yakoresheje kugira ngo atsinde nyine ibyo bintu, aratugira inama nyine uburyo natwe abanje kubaza ikibazo cyiza, kuba uri umunyarwanda umukobwa w'umunyarwandakazi kandi w'umukristo kandi ukora cyane, sibyo? ariko ntutere imbere, siko yarabajije ntibikunde. Ahubwo nanjye nahita nibaza
wari ubaye umunyarwandakazi kandi w'umukristo ariko udakora. Uzi icyo ntekereje, aho wenda niho wabaza kuki umuntu adatera imbere. Ariko niba uri urubyiruko, umukobwa, kandi uri umukristo, kandi ugakora, ufite icyo ukora, haba hari ikibazo. Ariko nkabona igisubizo nagikura mu bukristo bwanjye. Mu bukristo bwanjye icyo nabereye umukristo, hari amahame y'ijambo ry'Imana. Hari amahame y'ijambo ry'Imana atuma ntera imbere. Rero kuba nabandi naririnze ndi urubyiruko, nkaba ndi umukristo numva ndi umukristo kandi narabonye icyo gukora, ndahindukira nkajya fata ya Bibiliya nkareba ese amahame y'ijambo ry'Imana yahagazemo neza. Ndagira ngo mbabwire no muri iyi myaka ndacyahindukira nkareba mfite fagitire nabitse zo mu rusengero bampaga z'icyacumi. Tujyane neza kuko nkiva mu ishuri mu bahise babona icyo gukora ndimo. Ariko nibura ukuntu nari naratojwe nk'umukristo, hari ijambo ryari ryarangiyemo kuvuga ngo gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Ibyo bajyaga batubwira, kandi mu bantu bagiriwe amahirwe sinzi muri iyi minsi wenda ko bihari, twagiraga gutozwa cyane nk'urubyiruko, conferences z'urubyiruko, seminari z'urubyiruko. Noneho hariya havuga ngo ibyo nkora Imana iransezeranya kumpa umugisha, guha umugisha imirimo y'amaboko yanjye. Ukumva ngize Imana mbonye icyo gukora, ndi umunyamugisha kuko nabonye icyo gukora. Ko ndacyagendera hahandi ndi urubyiruko, ndi umukristo kandi mfite icyo gukora, kuki ntatera imbere? Haba hari ikibazo rero cy'uyu muntu ukora ariko ntatera imbere. Naho ubundi ni ngombwa gutera imbere kuko wagize Imana ukaba ufite icyo gukora. Murabizi nubwo wenda benshi mutari mwabona akazi kabaha menshi, ababizi neza iyo babonye amafaranga ibiyatwara nibwo bihita biza. Mwarabibonye? Ubu uri aho ntayo, ariko watubona ako kanya bikazamuka Imana ngiye n'ibiki. Ariko ndagira ngo mbabwire neza, mbere ku byo ufite byose. Niyo mpamvu buri uretse ukuntu turi abanyamugisha cyane twarakaje n'isi kandi batabizi, kuko burya turi mu mahame y'Imana. Mu muganura w'ibyo utanze, ayimiri w'ibyo utunze, bakazana ibyo wateye byose. Burya rero icyacumi abenshi tubirebera mu mafaranga, nowe n'ibyo ufite byose. Ubwo rero ndagira inama wa muntu w'umukristo wahagaze mu ndangagaciro z'uwo ari we, ariko ibyo akora byaba bitagenda, garuka mu bukristo bwawe urebe amahame akugenga nk'umwana w'Imana. Nta kindi. Buriya wenda inkuru yanjye ifite uko iteye kuko ari ukuntu cyangwa iy'undi wese, ari ukuntu bikorekera umuntu vuba ukabona byabaye undi agahanyanyaza. Ariko reka mubwire, kugeza igihe mu gihe ugihumeka hari ubu bidusaba kwihangana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana kugira ngo bigeze kwihangana gusohoza imirimo yako muri twebwe. Bizaba ryari? Mu gihe bitanakunze tegereza, mu gihe bidakunze tegereza, mu gihe umutima wawe ntacyo gucira urwaza, kora ibyo ukora utegereza. Ko nashaka kuvugaho, yaravuze amahirwe n'icyo usorojeho cyo gutegereza, ahubwo umugisha rimwe na rimwe hari ukuntu twe tuwiremera atari uw'Imana yadushyiriyeho. Nibwira ko iyo urebye mu ijambo ry'Imana, Imana yaduhaye byose. Twagomba kuba muri iyo Edeni, nubwo iterambere ryaje nyine bigatuma n'icyaha duhinga tugira gute, ariko buriya tuvuga umugisha akenshi tuba twirukanka ku byo Imana
isa nkaho by'umumaro yaduhaye, ahubwo tukiruka ku byo abantu bakoze. Nibwira ko ari byo cyane cyane birimo n'umugambi wa Satani twirukaho. Amafaranga akenshi yavuga umugisha ari kuvuga ku mafaranga, ariko iyo ubyutse ukumva urahumetse birakunze, wareba ugasanga no mu rugo hari ibiryo uri burye. Rimwe na rimwe izi nzu zindi ziduteza ibibazo ni ibindi twiremeye, kuko hari abandi uko bavugaga wubakaga inzu ukabaho kumva udahangayitse. Bivuga ngo rero ibiduhangayikisha kenshi ni ibindi twishyiriyeho nk'abantu, bituma cyane cyane atari na bibi yenda, ahubwo uwabidushyiriyeho w'amafaranga yatumye we yabikoze kugira ngo tuyirukeho, ariko ntidufite uburyo, tutagira ubwenge bwo kumenya uko tuyashaka. Rimwe tugwa muri ya mitego ugasanga icyo twita umugisha atari umugisha. Ikindi rero ngaruka ku mahirwe yavuze, ndi mu babigisha donc bigaga mu kigo nyobora, ariko kugira ngo abyumve neza, ari muri bamwe twavugaga yuko ari ukuntu abantu iyo biga uhita point ukavuga uti wowe rwose bizajyamo neza. Abo nagiye mvuga kenshi tari ubuhanuzi cyangwa abarimu abo bigishaga bakavuga bati wowe nubikomeza bizagaragara ko bizagenda neza. Abo twavugaga akenshi bo baracyabirimo, n'uwaba atabirimo nuko yenda byaba hari izindi mpamvu, ariko amahirwe ajyana n'ubushake bwawe n'aya mpano bavugaga. Wowe ibintu uri kwiga, ibintu uri gushaka, ushakamo umugisha, ese wowe wumva ufitemo impano, wumva ushaka kubikora ngo ubigereho, cyangwa uri gushaka amafaranga ari inyuma ya cya gikorwa ushaka gukora? Bivuga ngo rero amafaranga aboneka ari uko watanze wa mwanya, wabikunze kugira ngo ubashe kuyabona, sibyo? Ibindi byo rero nituvuga ngo amahirwe ari mu cyangwa umugisha uri mu mafaranga gusa, rimwe na rimwe tuzatwibeshye, kubera ko umugisha ntabwo ari amafaranga gusa. Hari n'abayafite bafite ibibazo birenze ibyo ufite, kuko akubwira ati nk'aya mafaranga, nk'aya mazu, nk'aya mahoteli, nkubwira ibibazo mfite ubifate, ushobora kutabyemera ukiruka. Mwakoze. Cyane cyane umugisha tubonera mu bifatika ku mafaranga, ntabwo tuyibona mu bindi, kubera ko iyo utarimo kwinjiza amafaranga agukingurira indi miryango. Niyo mpamvu tubona nk'umugisha kuruta ibindi byose, nubwo n'ibindi byose ari byiza. Ariko navugaga nyine nk'uwo mwana w'umukobwa wakoze uko ashoboye, akihiringa, agakora, akajya kwiga ntiyabaye ikigwari, cyangwa se n'umusore yarangizaga agashaka gukora, nyine ashaka gukoresha bwa bumenyi bwiwe n'ubundi bikanga. Hanyuma wareba n'isi turimo ukurimo kugenda yidevelopa n'ukurimo kugenda ukura. Uyu munsi kubona umushuka biroroshye, kubera ko we yagerageje gukora ibyo akora biramunanira, biranga, nyine ntiyagire amahirwe yo kubona izo opportunity zo kuvakaninga ibyo ngibyo bigenda bimusatira. Abonye noneho uri bumworohereze. Tuvuge urugero, niba wajyaga ahantu unaniwe ukabona umuntu uguha lift, uranezerwa. Rero aho ngaho numva izo mbaraga ni izihe mbaraga nabyo bagarutseho zizatuma babasha guhakana icyo kintu byihuse bitewe n'iyo situation arimo. Mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo kubandika ku murongo wa 16 aravuga ngo mureke ijambo ry'Imana ritubemo riba rigwiriye. Uzi ko buri ijambo ry'Imana iyo ryakugezemo rijya riviva cyangwa riba rizana ubuzima nawe utatekereje. Uzi kugira ngo ugire ngo iriya oya, wagira ngo n'ubwenge bwawe buguhaye, nubwo uzirikana ko uriwe hari n'ibyo ushaka, ariko hari iby'agaciro urengeje ibyo ubona. Ubusa ngewe ubu nakubwira ngo ndababwiza ukuri, amashiri yari menshi, iriya modoka si n'imwe si n'ebyiri. Noneho hari n'ukuntu twirataga, no kwirata tugatangira gukarasa abantu. Reba rero wakarashije abantu, noneho hakaza wa wundi uri muri wa wundi wemera, ariko ubwo muranyumva wemera uri muri bya bitekerezo. Urangije kwiga, uri muri ku kazi, ariko umuntu ubonye niyaza kubwira ngo aragukunda gusa atabanje kubanza, ese gira gutekereza aya mafaranga inyuma, ikiri inyuma y'aya mafaranga ni iki? Rero imbaraga burya zibyanga ntabwo ari zawe, zirenze ibyo ukeneye kuyamarisha
amafaranga ubona uri bwikenuye warangiza ugafasha no mu rugo kandi bakeneye ariko ukumva urayazi. Ntabwo nakubwira ndacyagaruka kuri za ndangagaciro za gikirisitu. Icya mbere cyo nasangaga nayanze kandi mbifite ibisobanuro muri jyewe bitaba ibyawe none, kandi mfite inshuti mwabantu, buri muntu wese aba afite inshuti. Gereza niba muri Imana ntabwo ari wowe, you are not the first one, ntabwo ari wowe wa mbere. Gusobanura ibyo yakira si ntabwo dusigaye none undi arabipima neza. Maze iminsi usenga, namaze iminsi niyiriza, nabonye rero akaba ari nawe ufata bya bintu akakubwira ati buriya nagira ngo ushyire kuri iyo bogisi w'igifunguzo cy'aga bogisi namba bogisi iyo bogisi ki yacu n'imodoka nzayigura n'amafaranga. Nkanatinyuka kuko nta muhungu washoboraga kuntinyuka ngo mbwire, natinyukaga n'abanyobora nanone kandi muzi. Ubwo se bivuze iki? Ndashaka kuvuga ngo bisubize cya kibazo ngo banzana ibintu nabyangana. Ese ninde ubizanye? Ubizanye ukareba n'ikigero cya kindi wasuzuguye, ni ukuntu uba witesheje agaciro. Ni ukuri ndababwiza ukuri, kandi reka ndekera tuzaganira neza, ariko imico iyi mico ya Nyarwanda n'igikristo hariho uyihabanye pe, ariko hariho uyihuza neza. Ahubwo bampamagaraga pastori havuga ijambo, havuga u Rwanda we, haruvuga nanjye kandi tukabyina, kandi nanjye bakaduha amafaranga tukayarya, kandi tukagabanya abantu. Ubwo rero bisubije ibintu bitatu: gukora sinera imbere, reka mbanze nirebe neza, nibitinda no kuza ntegereze ntuje cyane. Ikindi bazabinzanira nanone, bazabinjugunya imbere bashingiye ko nanjye bareba ushobora kubyanga cyangwa kubyakira. Uko wifashe burya ijambo ry'Imana ritubwira ngo tuzandiko zisomwa na bose. Uko nifashe niko bamfata. Rero ndasoza mvuga Imana ibahe umugisha. Hari aho mu itorero waba ugiye kubyina ukambara imigara cyangwa ugacuranga n'uriya muduri ugasanga baragutokesheje. Ari nayo mpamvu turimo gushaka ngo itorero ryacu rirebe za ndirimbo gakondo zacu zisanzwe z'Abanyarwanda, ariko turebe n'indirimbo, mwumvisha indirimbo bacuranze hano bakanayibyinamo Imana. Ari nabyo dushaka guhuza tugashyiramo imbaraga, ariko dukenera amaboko yanyu cyangwa se ubuvugizi bwanyu, kuko twifuza yuko aho twabona n'akazi cyane ni muri ziriya nsengero, muri aya madini muyobora, kugira ngo ibi bintu tube twanahimba iyo ndirimbo y'Imana cyangwa turimba izihari, ariko abakristo bishime babyine muri wa mudiho wacu kandi bigende neza, n'ibikoresho gakondo byacu tutabijugunye, kuko akenshi dukoresha nyine ibigezweho wa muzungu yatuzaniye, ibyacu bigateshwa agaciro kandi biriya birahenze. Kandi wumvisha umuduri ushobora kuwucuranga abantu bose bakajya mu mwuka, ariko rero nitutangira kubikora rimwe na rimwe bazavuga ko ari ibindi turi guhamura. Ni ukudufasha rero kugira ngo ubuvugizi bubeho. Ikindi cya kabiri, kugira ngo n'urubyiruko muri rusange rubibonemo. Sinzi rero uko mubibona mwebwe, niba mu idini ryanyu muyobora se tuje rwose n'imigara n'izi ngoma n'imiduri n'inanga na gitari, kuko impamvu tubivuga yenda reka twe kubitsinda mu mazina, tubona abapfumu cyangwa se abaraguza cyangwa iki, iyo yakoresheje imbehe cyangwa iyo nanga cyangwa uwo muduri, ubwo duhita tubona ko umuzungu icyo yatwigisha, cyangwa sinzi impamvu iki turimo, uhita ubona ko ari ibya hariya by'imyuka mibi, bigatuma rero tunabireka tukabyitaza. Sinzi rero icyo twakora nk'urubyiruko mwadufasha kugira ngo iyo myumvire, kuko nk'uko mwabivuze hari umuco, ubukristo buje hari umuco tutafata ngo tuwushyire mu bukristo, ariko nanone ugasanga Abanyarwanda barabizi, kumbwira ngo wagiye ku mugore utari uwawe ngo ni uko ukazanira cyangwa uburamu, ibyo ari byo byose hari uko nabwo bumvaga bidafiringa nubwo babikoraga muri rusange, ariko nabwo nibwira ko bitari binoze neza. Mwakoze. Twabonye amafaranga, uzi ko twabonye ubuntu buje
bujegera cyane busa nk'amayugi abahungu barabyambara noneho uza abasore mu muco iyo bahamiriza igituza kiba kigaragara akagira atyo abakobwa tuba dushatse bwa bupira bugize gutyo noneho abapasitori b'urusengero runini cyane mega church abantu 16 baza kumpamagara bishoboka mwambaye ubusa uri umukristo uri umukozi w'Imana wambitse abantu gusa kandi harimo ibikorwa bijyana n'ibikorwa bibyibushye kugira ngo mpagarare mbemeze ko ari umuco wacu biragaruka nanone kwa kwiyakira uri nemeje abanyamerika ko ari umuco wacu niko tubyina nk'abanyarwanda ntabwo tujya twambara no muri iyi mbeho ahubwo turabyina tukagira ibyuya ndabisobanura ko nabisobanura na n'ubu ngubu hari abazungu bajya baza intore zabyina ibyo ntibibaho mwambaye ubusa kandi turabakristo ariko tubihagararaho ubona iki ndi umunyarwanda wababariwe ibyaha ndi umwana w'Imana ariko ndi umunyarwandakazi umuco wacu rero ngo muraseka ibisiga abahungu abakobwa bakwambara kwa kundi ngo murazana ubuhehesi mu bantu neza barabyakira neza aho rero imyumvire nayo igitwica cyane njya nibuka natumiwe muri ADPR nagiye kubwirizayo ari mu Gakinjiro inkuru nziza igihari nahoraga mbwiriza noneho baza kuntumira abandi rero ndabizi ADPR ntibakora umusatsi urumva ntibambara n'ibi bintu kandi bantumiye barambonye byambaye nimbikuraho ndaba ntabaye jyewe icyo bampamagariye rero kandi twabanje mu cyumba umupasiteri arambwira ngo se ko waje wambaye ibintu kandi tutabyizera n'abandi rero nari nabizi ko mutabyizera igihe ujya kuntumira wabonaga umusatsi wanjye ngufite kandi wabikundiye uko natanze ijambo ry'Imana ubu se uko nambaye wanyemereye nanone ko ntisimbikuramo arega abagabo barayobewe ntabwo mbikuramo kuko naba mbabeshye ubundi rero ndi njyewe n'ijambo ry'Imana rindimo ni nacyo wampamagariye ngo ze mbwiriza bararebana murabizi ngo ni mureke bandika gutya rero tujya dushaka kunezeza abantu ngo batwakire kandi ari nacyo kitwishe muri iki gihe kwisanisha abenshi b'urubyiruko bangirika kubera kwisanisha acceptance kugira ngo nemerwe usema nanjye kariya kazi ngiyemo bose ko babigira gutya ugasanga utangiye kuvuga ya mvugo kandi ubwo uyizi mani ukabona ubimenyereje ibintu ejo kabiri gatatu ukabona byakunze kuko wabikoze ikintu ukoze iminsi 3 yigeze 15 kukikuvanamo biragoye psychologically niko bavuga rero no kuvuga iki umuco nk'uyu nguyu dutsimbarare umuco wacu nk'abakristo kuko iyi ni umurishyo aha tuhazi nk'umuco abana baraza bakiga n'abantu bakuru bagomba kuza buriya bamwe babandi twohereje nta wari uzi urusyo hari harimo n'abarimu batazi urusyo ibintu nk'ibyo iyo dutsimbaraye kubo turimo ariko mubirebe nk'abanyarwanda uzi ko isi yose izi yamenye gacaca uretse nta bundi buryo twabishyira mu gacaca nta bundi buryo se igifaransa n'icyongereza byajyamo ubwo buryo burahari sibyo ariko twagumanye gacaca iba gacaca ubu se umuganda ni wemewe the umuganda day today we know that when you want and they had umuganda uzi gutsimbara ariko mw'abantu iyo turi aha biroroha kubivuga ariko biryoha iyo uri hanze ya hano kwemeza abantu uri hanze y'iwanyu biraryoha kuko kera wanyuraga hariya ku
kuri immigration baba bakibona passport akakureba amaso aya utuzi aya utuzi pana excuse me nta Rwanda I mean please aya utuzi ariko icyo cyarashize ubu barakubona wazi akabona President Kagame n'abantu niba hari ikintu kiryoshye hanze y'u Rwanda nuko umunyarwanda urabona ndasubiza mvuga nti burya wakirwa hamwe bakwakira undi byanze bikunze arakwakira kandi noneho sinabibwiye sinjya mbikunda kubivuga sinzi impamvu bitamba hafi umunyamurenge yaraseze ati Gamana aho uri mu ijuru urakomeye ariko natwe aha ngaha ku isi ntitworoshye urumva ntabwo ubwo ndeba hadakomeye buriya hariya Kicukiro dukorera tuyobora itorero Deliverance Church mu Rwanda hose no hanze ariko nibura ntange sinoroshye nyoboye amadini n'amatorero hariya muri Kicukiro kino twita RIC ihuriro ry'amadini n'amatorero turamutse twateguye hari ibikorwa nka ADEPR hariya nkavuga nti tuzakira itorero ry'urubyiruko nk'uryo ndakurahiye bakwakira twarangiza twava muri ndashaka ahantu handi twaje tukajya muri Zayoni hariya Gatenga si hari nese zeni muyizi babakira uko bivuze byarangiza amakwe y'abakristo bose bo mu rusengero bakaba bazi ko hari itorero bakenera urabona ko dufite itangazamakuru icyo gihe baba bahari ejo warangiza kuko uzi ko inganzo ngari cyangwa bagira gutya wowe ugenda buhoro ukagira ngo imitima ikwakire gusa iyo imitima yakwakiriye nta kindi kubera iki introduction ubanza gukora ikubanza kubisobanura aba ni abasore n'inkumi gukora mu buryo bugize buriya n'indangamirwa n'abandi amahirwe bagize nuko babikoze bari ku mashuri noneho rya shuri kubera discipline babikora nk'abantu b'ubunyamwuga biri mu buryo bufatika twebwe rero tubikora nk'abantu twabuze ibyo dukora kandi twagombye kubikora nk'ibintu byaduhaye akazi gahoraho rero nsoza kuri icyo ngicyo nuko nashimira cyane mwebwe abagize itorero Umurishyo nibwira ko twungutsemo byinshi kandi tuzakomeza kubatumirira n'abandi bakomeza kudukarishya kugira ngo dutangire duhindure imyumvire buri imyumvire ntabwo wahindura udafite umuntu ukuruta ngo akuhindura yumve ibyo uri gukora ko atari byiza kandi bajye banaduhanuriramo niba Dawidi yaracuranze umugeza hanini cyane cyo ni kimwe kuko hari n'abandi bahageze kubera kuririmba gucuranga rero nibwira ko ibyo baduhaye tuzagerageza kubishyira mu bikorwa nanone tubashimira ko nk'uko yatubwiye ati nyine navuze gakeya mu bunini bwanjye no mu gukomera kwanjye mwumvishe ko hari ikintu yatwemereye kandi twari dukeneye gukorana n'amadini agashya dufite nuko dushaka guhuza indirimbo z'umuco n'indirimbo za gikristu n'ibikoresho byacu bya gakondo n'ibigezweho kugira ngo bivemo injyana nzima nicyo tuzamukanye kandi twibwira ko bizagenda neza rero turabashimiye cyane ari waturutse mu nteko y'umuco ari umukozi w'Imana wabanye natwe umubyeyi wacu ibwira ko n'urubyiruko ruri aha ngaha twakuyemo byinshi bijyanye n'ubuzima bwabo twatekerezaga ko ari ibijyanye n'ubumenyi n'ibindi ariko mwumvishe ko bafite n'ibibazo bijyanye n'imibereho n'ubuzima kuntu abakobwa ubu hagezweho telefone ye iPhone ye 17 ubu ngubu nicyo kibazo gihari kuntu bayanga nibyo bakeneye kuzicara nawe hano tugira aricyo turi gutegura muri iyi minsi ngo urubohero kera rwabagamo abakobwa gusa ubu turi gutegura nk'uko ubu ngubu hariho ingando n'abahungu n'abakobwa bajyamo kera ingando yajyagamo abahungu gusa sibyo ubu rero natwe urubohero rwacu ruzajya ruba harimo abahungu n'abakobwa hama tubaze ibi bibazo nk'ibyo ngibyo kuntu wakwangira telefone sibyo
so mwakoze cyane kandi tuzakomeza nyine tukorane namwe. Ikindi turasaba pasiteri wabanye natwe rwose kugira ngo adusabire umugisha, kandi rwose ubufasha bwanyu turacyabukeneye, ibiganiro n'ahandi muzakomeza kudukomangira kugira ngo itorero ry'umurishyo ry'urubyiruko tubikore nk'umwuga kandi bidutunge tugeze kuri mwakoze. murakoze cyane. Nize byinshi, nunguse byinshi kandi biranejeje. Ikintu nashaka kongeraho naza kubaca mu ijambo, ibyo numvishije mu byabajijwe bagombaga byose, ariko abandi batera imbere ngewe nkabona nsigaye inyuma. Nicyo nshaka ako nakongeraho ni gatoya. Umuvandimwe yari yavuze icyitwa collaboration. Are you collaborating enough? Kuko nyine higa benshi, abandi bagatera imbere, abandi bagasigara inyuma, ariko ikintu cya mbere aho tugeze kureba the timing aho tugeze, turacyari hahandi. Nza mu Rwanda ubundi yashyize umwaka amezi 6, mbona byinshi abasanzwe hano batabona. Ngera hariya ngasanga umuhanda wahindutse, nagera hariya ngasanga ibintu byose byahindutse nkayoba, kandi ari ahantu hari nsanzwe nzi. Ariko hari ikintu cya collaboration for you to go ahead kugira ngo utere imbere. What is the level of your collaboration? Yaba collaboration iri hasi, abantu batari bukumenya udacollaborate nze na benshi. Zamana yacu ugira neza kandi uradukunda, turagushimira muri aka kanya. Turi kumwe namwe Mana ko wadutumiye aha ngaha, twumvishije ibintu byiza, inyigisho nziza z'indangagaciro n'ibindi byiza tuhigiye. Mana bishyira ku mutima wacu, bidufashe buri gihe cyose. Reka tugushimire rero kubanye natwe, twize byinshi, tumenye byinshi, twunguse byinshi. Mana Mwuka Wera adufashe kugira ngo tubishyire mu bikorwa, biduteze imbere, biteze imbere n'igihugu cyacu. Turagushimira mu izina rya Kristo umukiza wacu.